ndanezerewe kuba hano muri Uganda umwami nageze ariko nanezerewe hari ijambo riri muri Abaroma igice cya 8:30 zaravuga ngo ab'Imana yahamagaye kera ngo yarabatoranije ngo kandi imaze kubatoranya ngo ibahe ubwiza namwe muri beza Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tangu nikaanza. Sukuma. Umwihariko wawe Yesu wabaye ukora ibitangaza upfuye urazuka ni wowe wa mbere eva yawe irarangaye magingo aya izabandi zarameze gasi Yesu umwihariko wawe Yesu wabaye ukora ibitangaza upfuye urazuka ni wowe wa mbere eva yawe irarangaye magingo aya Zikuyumva akirishimye gushimira umukozi mwiza zikuyumva akirishimye gushimira zamu ibiganza umukozi mwiza zikuyumva akirishimye gushimira umukozi mwiza zikuyumva Nitwa Fisto Francois Kabera
izina ryo wahita ariko niba mwiranga bimereye abamo Kabera Vincent Nshimiyimana ariko bakunda kuvuga Fisto iryo zina abantu benshi bazi ameze twangiye kuri ibi biva ngo Yesu ni uwaruta ahubwo ndagira ngo wumve amagambo arimo gusa amagambo arimo iyo ikikunezeza uko wumva ufashijwe aba ari kubigenza niba ufashwe urira ni kare urire niba ufashwe useka useka niba ufashwe uryama uryame niba ufashwe ukeneye kwicara wicare uko ufashwe gusa aba ari kubijwe niba ufashwe utera induru tuguhaye uruhushya Yeah.
Rero reka twaciye gusemura asemura umwana mwinshi kandi simuri